Hi, murakaza neza kuri Trumpet TV. Uyu munsi ngiye kubigisha uburyo dukoresha ATM. ATM bivuze mu magambo arambuye Automated Teller Machine. Teller ni umuntu ukora muri banki uduhereza cyangwa se akakira amafaranga yacu. Automated bivuze yuko nta muntu uba uhari, ahubwo ari imashini iduha amafaranga ndetse ikakira n'amafaranga yacu. Iyi screen uri kubona hano yitwa keypad, niho wandika pin yawe kuri iyi keypad. Mu gihe uyirangije ugakanda enter, mu gihe hari aho wibeshye ukanda clear. Iyi uri kubona hano yitwa bank card cyangwa se ikitwa debit card. Step ya mbere, injiza debit card yawe muri ATM. Nyuma yo gushyira ikarita muri ATM dukenera kwinjizamo PIN. PIN bivuga Personal Identification Number. Nurangiza ukande enter. Hanyuma uhita ubona screen imeze gutya, ifite amahitamo ateye gutya. Hano dufite cash withdraw, bivuze kubikuza amafaranga yawe muri banki. Hano ho hari deposit, bivuze kubitsa amafaranga kuri account yawe ya banki. Hano hari set my favorite withdraw. Urugero, ushobora kuvuga uti buri wa gatanu nzajya mbikuza 30,000. Mu buryo bwo kudatakaza umwanya no kwihutisha imirimo yawe, ushobora gukoresha iyi set my favorite withdraw. Hanyuma buri gihe uko ugiye kuri banki buri wa gatanu ugakanda iyi set my favorite withdraw, hanyuma ukabikuza bya 30,000 byawe. Hano dufite account activity, balance na updates. Urugero, reka tuvuge yuko ushaka kumenya amafaranga usigaranye kuri account yawe. Ukanda hano, hanyuma bahita bakwereka amafaranga usigaranye. Hano hari checking balance. Hano hakaba available for withdraw. Kuvuga ngo hari amafaranga ufite kuri konti n'ayo wemerewe kubikuza. Hano hari andi mahitamo. Print ni ukuvuga ngo ushobora guprintinga balance yawe. Return card ni ukuvuga ngo ushobora gukuramo ikarita yawe ubundi ukigendera. Another transaction ni ukuvuga ngo ushobora gukora indi transaction. Reka tuvuge ko dushaka gukora indi transaction, ukandaho hano. Hanyuma reka tuvuge yuko dushaka kubikuza andi mafaranga. Barahita batubaza ngo ni iyihe account twifuza kubikuzaho amafaranga: checking account, saving account, cyangwa se twifuza kuyakura kuri credit card. Reka tuvuge yuko twifuza kuyakura kuri checking account. Urakanda kuri from checking account, hanyuma ubone screen imeze gutya. Hano hari amahitamo yihuse yo kuba wabikuza, ariko reka tuvuge yuko twifuza kubikuza $400. Urandikamo 400 hano, hanyuma ukande enter. Nyuma barahita bakubwira ko transaction yawe yagenze neza, bakubaze niba wifuza gukora indi transaction. Reka tuvuge oya. Hanyuma barahita bakubaza niba wifuza kubona resi. Ushobora guhitamo yego cyangwa oya. Nuko bagahita bakubwira urakoze, hanyuma ugafata amafaranga yawe.
warangiza ugafata n'ikarita yawe. Abantu benshi bakunda kwibagirwa amakarita yabo, ugomba gufata ikarita yawe nayo ukayitwara. Reka tuvuge yuko wifuza kubitsa amafaranga, urakanda kuri deposit, hanyuma bakubaze akawunti wifuza kubitsaho, kuri checking account, kuri saving account cyangwa kuri credit card. Reka tuvuge yuko twifuza kubitsa kuri saving account. Barahita bakubwira kwinjiza sheke hamwe n'amafaranga muri envelope imwe. Nurangiza winjize envelope muri ATM, ukande OK. Ariko mu buryo bugezweho nko muri Canada ntago winjiza amafaranga muri envelope, ahubwo winjiza amafaranga yawe cyangwa se sheke yawe direct muri ATM. Barahita bakubwira ko kubitsa kwawe byarangiye, hanyuma bakubaze niba hari ikindi wifuza gukora. Reka tuvuge ko nta kindi twifuza gukora, twarangije, no more transaction. Hanyuma barahita bakubwira ngo urakoze, kuramo ikarita yawe. Ufata ikarita yawe wigendere kuko uba urangije. Isomo ry'uyu munsi ryari iri ngiri. Niba wifuza kugira ibyo umenya birushijeho cyangwa se hari ikibazo wifuza kutubaza, ushobora kutwandikira muri comment. Kandi umenye neza yuko wakoze subscribe kuri Trumpet TV Rwanda kugira ngo video nk'izi ngizi zitazongera kugucika. Naho ubutaha, yari Warden the Great ufatanyije na Ishimwe Vanessa.